The Zoom TV 24. Tajya muri frame yawe tu.
Imana abagenzi barwanirwa na metre Kayinamura Gabriel. Akoze ni metre Kayinamura Gabriel. Jean Baptiste uregera indishyi bahagarariwe na metre. Urakoze nyakubahwa Presidente w'iburanisha. Abaregera indishyi bahagarariwe na metre Murekatete Ariete. Imana François mwene abakurama yaramurije wavutse mu 1980 akaba atuye mu kagari ka Kabugu murenge wa Kinyinya akarere ka Gasabo umujyi wa Kigali. Amayese Janvier mwene abakurama Simoni na Yamurije Marceline wavutse mu 1981 akaba atuye mu kagari ka Kabugu umurenge wa Kinyinya akarere ka Gasabo umujyi wa Kigali. Mazimhaka Shanita mwene abakurama na Yankurije wavutse mu 1989 akaba nawe atuye mu kagari ka Kabugu umurenge wa Kinyinya akarere ka Gasabo umujyi wa Kigali. Bose bakurikiranweho icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake. Abimana umwirondoro tugusomeye n'uwawe. Uregwa uracyemera? Ndacyemera. Kamayirese Janvier umwirondoro bagusomeye n'uwawe. N'uwanjye. Uregwa uracyemera? Ndacyemera. Mukamazimhaka Shanita umwirondoro tugusomeye n'uwawe. Uregwa uracyemera? Ndacyaha muhawe ijambo kugira ngo musobanure imikorere y'icyaha n'ibimenyetso bishingiraho mu kibarega.
murakoze muturutse ku bushake cyaha bakoze itariki 19 z'ukwa munani muri uyu mwaka mu masaa 7 z'ijoro Mukamazimpaka afatanije n'abasaza be Habimana na Kamayirese bishe Ndahimana Calixte umugabo wa Mukamazimpaka baramwishe bamusanze mu nzu ye mu buriri asanzwe aryamamo n'umugore we Mukamazimpaka bamwica bamuteye icyuma mu ijosi barangije bafata umurambo we bawushyira mu modoka ye barayitwara bayisiga mu muhanda hagati y'ibipangu bibiri by'abitwa Mukambuguje Angelique na Ntagungira Innocent biherereye mu murenge wa Kinyinya akagari ka Gagu mu mudugudu wa Rukingo. Uwo murambo rero waje kubonwa bwa mbere n'uwitwa Mutuyimana Alice abimenyesha abatuye hafi aho nabo bamenyesha ubuyobozi pereza leta ritangira kugira ngo hamenyekane uko Ndahimana Calixte yaba yapfuye. Byaje kugaragara ko umugambi wo kumwica wateguwe nabo bamwishe uko bava indimwe bajyaga bahurira mu rugo iwabo aho nyina Yankurije Marceline atuye Mukamazimpaka muri warashakanywe byemewe n'amategeko na Ndahimana akaba rero wasabye basaza be ko bamumwicira buri gihe hari akagenda abatakira babwira ko atabanye neza n'umugabo abasaba rero kumutabara akamwikiza yavuga ko afite amakimbirane ahanini atewe n'uko atumvikanaga n'umugabo ngo yari umusambanyi akunda kujya mu ndaya akababwira ko anamuhoza ku nkeke akanasesagura umutungo w'urugo awuha indaya. Bakaba bari bamaze imyaka 7 batabanye neza buri gihe umugabo akajya amusaba imbabazi amubwira ko atazabyongera ariko ngo hashira igihe abona yarasubiye mu ndaya ubwo rero yabonye nta kundi yabigenza isezerana n'abasaza be bavuzwe hejuru bapanga uburyo bazamwica ubwa mbere ngo babanje gushaka abantu b'abakongomani ariko ntibashobora kumvikana barananiranwa babivamwo ubwa kabiri bagerageje gukoresha uburozi
nabwo aza kubwivuza kubw'amahirwe arakira. Noneho rero itariki 16 z'ukwa munani Mukamazimpaka yongeye gushaka abasaza be Habimana na Kamayirese, bahurira kwa nyina. Arongera babwira ko umugabo we yongeye gusubira mu ngezo z'ubusambanyi, ndetse ngo yanatashye yambaye ikariso ayihindurije. Ubwo noneho bahise bafata noneho icyemezo cyo kumwica. Bumvikana ko bari muze mu rugo mu gicuku, bahagera bakamubipa. Kuko ro barahageze muri ariya masaha twavuze ya saa 7 z'ijoro, baramubipa, arabyuka ajya kubikingurira, asiga umugabo mu buriri. Ubwo bahise binjira mu kwa Gitumo bitwaje ibyuma, baramuteragura baramwica. Bamaze kumwica, abasore babwira mushiki wabo ngo namufata amaguru. Umugore arayafata, Kamayirese Janvier afata amaboko, Habimana François afata umutwe amutera icyuma mu ijosi. Abarapfuye. Birangiye basafata bamuterura mumushyira mu modoka ye yari paritse hanze, bamushyiramo. Kamayirese abari witwara, Habimana François yicara ku ntebe y'inyuma agenda yiyegetse uwo murambo mu rwego rwo kujijisha, kugira ngo batamenya abari bagira ngo yicaye nyine undi muntu. Mukamazimpaka we yahise afata igikapu cyari muri go, apfunyikamwe amashuka na kuvureri bamwiciye uko byari byuzuyeho amaraso, nabyo barabijyana. Ubwo berekeza mu muhanda ugana Induba, cya gikapo kirimo bya bintu byamenetse amaraso babijugunya mu ishyamba. Mu rwego rwo guhisha ibimenyetso. Ubwo Mukamazimpaka rero yasigaye mu rugo akoropa amaraso ko yari yuzuye mu nzu, agerageza no guhanagura matera, ariko bumukeraho atarayarangiza kuko amaraso yari menshi cyane. Yari menshi cyane ku buryo n'abagiye gusaka inzego z'umutekano bayahasanze kuri matera no ku gitanda, ndetse basanga na matera bararagaho ifite umwenge, bigaragara ko ari aho bari bateye icyuma kikagera kikatora na matera. Nyuma rero yo kumwica,
Habimana François na Mukamazimpaka nibo babyiganiye nyina ku mukwe we bamwishe, ariko nawe ntiyagira icyo abikoraho, aricecekera arabahishira. Byose biza gutahurwa n'inzego z'iperereza. Zitangira kubakurikirana. Mu bimenyetso rero dushingiraho tubaha icyaha duhereye kuri Mukamazimpaka ubwo yabazwaga mu bugenzacyaha, yemeye ko ari we wagiye kubwira abasaza be ko bamwicira umugabo we, anemera ko n'igihe bamwicaga bafatanije muri icyo gikorwa, ko we yafashe umugabo ahaherera ku maguru, basaze bamutera icyuma, bamutera icyuma ni Habimana, mu gihe Kamayirese yari yamufashe amaboko. Abazwa no mu bushinjacyaha yemereye ko basaza be baza aribo baba bakinguriye mu saa saba z'ijoro, bakaza bakica umugabo we, agasobanura ko bamubibye bahageze, agasiga umugabo mu buriri, agasohoka akabakingurira, bagahita bamusanga mu buriri bakamwica. Navugaga ko bamaze kumwica aribo bamwambitse bakamushyira mu modoka, bakajyana umurambo, bagasigara akoropa amaraso. Anemera ko ari we wabagiriye iyo nama yo gufata umurambo n'ibyariho amaraso byose bakawushyira mu modoka, bakabijyana ku gasozi kugira ngo tazabahamya icyaha. Amagambo yarambuye muzayarebe mu nyandiko mvugo yakorewe ku itariki 21 kwa munani 2019. Ikindi kimenyetso ni imvugo ya nyina Yankurije, yemeza ko aho yumviye ko umukwe bamwishe yahamagaye umukobwa we ngo abimubaze, akabimuhisha, akamubwira ngo ni amahoro. Tugiye kuri Habimana François ubwo yabazwaga mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha, yemeye ko Mukamazimpaka ariwe wabagejejeho igitekerezo cyo kwica umugabo we, bakanabyemeranya. Anemera ko ku itariki 19 z'ukwa munani saa 7 z'ijoro yajyanye na murumuna we Kamayirese kwa Ndahimana, umugore we akamukingurira bakamwica. Yemera ko ari we wamuteye icyuma, abandi bamufashe, akanemera ko ari we wagiye afashe umurambo mu modoka bagiye kuwuta.
nyina mubyara yankuje uko byavuzwe nawe yarabajijwe yemeza ko umunsi Habimana yatashye mu rukerera amubajije aho avuye ngo amusubiza ko avuye kwa Ndahimana kandi ko bamaze kumwica. Kuri Kamayirese nawe ubwo yabazwa mu bugenzacyaha yemeye ko yafatanije nabo bavindimwe bakica muremo we ndetse ko ariwe wamufashe amaboko, mushiki we agatsindagira amaguru ku buriri, mukuru we Habimana akabona uko amutera icyuma. Yemera ko ari we wagiye atwaye imodoka bari bashyizemo umurambo akayisiga mu muhanda agataha mu rwego rwo kuyobya uburari. Hari kandi imvugo y'umugore we nawe wasobanuye ko uwo munsi umugabo we yatashye bwenda gucya ngo ahitira muri dushe ajya kwiyuhagira. Ibyo rero bigaragaza ko yari yanduye ashaka kwivanaho amaraso. Muri rusange rero hari hapimwe amaraso basanze kuri matera bayakoresha test ya DNA bemeza ko ari amaraso y'umuntu koko. Bituma twemeza ko iriya matera ariyo bamwiciyeho. Hari kandi PV de constat ibyabonywe n'abagenzacyaha bahigereye icyaha kimara kuba, aho bagaragaje ko babusanze kuri matera hariho amaraso ndetse yamennye yageze no ku isaso y'igitanda. Hari kandi amafoto y'umurambo wa Ndahimana bigaragaraga ko yari yakomeretse cyane yatewe ibyuma. Ikimenyetso cya nyuma rero ni imvugo z'abaregwa bibwiye urukiko icyaha bacyemera ndetse n'ubwo baburanaga ibyerekeranye n'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo icyaha baracyemeye. Tukaba duhineye aha turaza gutanga icyifuzo cyangwa se kugira ikindi tuvuga bamaze kwisobanura. Murakoze. Bishinjwa n'ibimenyetso babishingiraho mwanya n'uwanyu kugira ngo ushobore kwiregura kuri ibyo bimenyetso. Mwari mwavuze yuko icyaha mucyemera, ubwo muratubwira niba uko umushinjacyaha bisobanuye ariko byagenze, ibyo yanyuranyije nabyo murabitubwira, ibyo mwumva mwemeranya nabyo nta mpamvu yo kubisubiramo. Kuko byavuzwe amazina yanjye niyo igikorwa kijya kuba nari maze igihe kinini cyane narashakanye n'uwitwa Ndahimana Callixte, ariko mu gushakana kwanjye nawe hagiye habamo imbogamizi nyinshi ku buryo n'izagendaga ziba nageragezaga kuzereka ubuyobozi, nkaziganiriza inshuti, nkaziganiriza n'abaturanyi, kugeza ubwo harimo n'ibyo nagejeje kuri polisi. Nyakubahwa Perezidante w'urukiko,
ubwo byatangiye mu 2013 hagiye habonekamo uburyo yari afite abagore bandi ku ruhande, cyane ko namushatse ndi umudamu wa kabiri, hari uwo yari yaratandukanye nawe. Ntibyatinze yaje kuba umusinzi cyane, ajya mu bintu byo kunywa inzoga. Naramushatse ari umukristo nanjye ndundi, aza kujya ajya mu bubari cyane, ari nako atahana n'inda yazakoraga mu bubari. Ikimenyetso cya mbere nategejeje ku muyobozi w'umudugudu. Uwo muyobozi w'umudugudu wacu yari afite akabari yakoreragamo. Ubwo yajyaga mu bakobwa yakoreshaga, habayemo umwe baryamanaga, biza kuba ngombwa yuko amutwanga mu masohoro kugira ngo amwimahurireho. Umuyobozi w'umudugudu niwe yambwiye ko umugabo yaraje arambwira ko ari we wamushakiye umuti wo kugira ngo ngera amuvuze. Ukuri koko yamuhaye akabuni karindwi nakishyura 15 kugira ngo ngere abe muzima, kandi byamaze igihe kinini cyane kuko twagizanye amakimbirane y'ibyo bintu, ariko uko twagendaga tugirana ibibazo yagendaga ansaba imbabazi kandi ngo bishire. Ntabwo byaherereye aho ngaho, yakomeje kujya agira abagore akodeshereza mu mpande, akagira akazi, ariko amafaranga yose akunze kubonamo akakemuza ibibazo bye byo ku ruhande, akibagirwa ibyo mu nshingano ze zo mu rugo. Nagize igihe kinini cyane njya mu guharanira nanjye guteza urugo imbere. Igishoro cya mbere nagikuye mu mabanke, natangiye kwinjira mu mabanke mu 2014, ariko nagiye mu makredi muri Ebi banke, muri Populaire, njya muri Equity, njya muri Ebi banke. Icyo gihe cyose nakoreshaga imbaraga zose zishoboye kugira ngo nteze imbere urugo, mbone ibitunga abana kandi nanjye mbone ibintunga. Umugabo wanjye uko nateraga imbere, we yashyiraga imbaraga nyinshi cyane mu kujya mu irari ry'isi, ko nabivuga, akajya mu bubari bushoboka bwose nta na kamwe atarazimo. Yageze aho noneho biba birebire, abikorera no mu maso yanjye, ko nk'umubare nafashe yakunze kujya nanongora abakozi banjye nishakiraga. Nagaragaje mu bugenzacyaha abakozi 7 ko bose bagiye bava iwanjye kubera iyo mpamvu. Nyakubahwa perezida w'urukiko, twaje kugira amakimbirane cyane ubwo namenyeraga ko hari umugore yakodeshaga wabaga Kadobo yari yarinjiye. Mbimenye mbifite n'ibimenyetso, mbimubajije ambwira ko atazabyongera, nsaba imbabazi, ariko amakimbirane yanjye nawe ntiyashize. Yaje kumbwira ngo reka ngo ansohokane. Twagiye mu kabari kari ku Ruyenzi ahantu hitwa kuri Terminus, ni akabari kari mu ishyamba. Nagezeyo aranyakira ngo fanta niyo nywa, nawe aricara ashyiraho urukwavu arambwira ngo nidusohoke tujye gufata umuyaga hanze. Mukuri hirya yaho gato hari ishyamba, arambwira ngo niduce muri iri shyamba. Twaragiye, ngeze imbere mbona ibiti birinyeganyeje, ndebye mbonamo abantu. Nambwira se ko ari ku mugoroba turajya kugwa hano kuhakora iki? Ngo reka dufate umuyaga n'undi twasohotse. Umutima warandiye, ndikanga nsubira inyuma ndavuga ngo ariko hano ntago hagendwa, reka mbyihorere dusubire aho twari turi n'ubundi naho turi n'ubundi haragira umuyaga. Ntiyabyemeye, yashyizemo imbaraga nyinshi arankurura. Ndamwiyaka, nsubira inyuma nsanga afite icyuma. Ibyo narabibonye, ndamubwira iki cyuma ni iki cyuma ngo nicyo nari mfite, ariko nta kibazo tugende murebye ku ruhande. Nasubiye inyuma ndiruka, subira muri ka kabari, ndamubwira ngo twicare ntabwo nshaka kujya mu muyaga. Ibyo ntibyakunze, urukwavu yari yashyizeho yahise ahinduka mu maso, ubona ko ari icyo mutesheje. Yahise arwishyura, ahita avuga ngo duhaguruke tugende, ngo nimba twaje kurya ubuzima ngo twakagombye kugera n'aho yaranyeretse. Ibyo byaranze, twarahagurutse arishyura fagitire yari yakoresheje ntiyayikoresha. Dusubira inyuma turagenda, amanura imodoka yirukanga afite umujinya mwinshi cyane, ariko ngiye bigaragaza ko yari afite umugambi mubi, ko n'ubundi icyo gihe twari tumaze iminsi dufite amakimbirane menshi. Nyakubahwa perezida w'urukiko, ntabwo byahwemye kungirira nabi. Nagaragaje mu baturage banjye ibibazo nabaga mfite. N'umugabo mu gihe kinini cyane, isaha yo gutaha yari isaha ya saa 9 cyangwa se saa 10, byaba ngombwa akanataha na mu gitondo.
kuko urugo rwanjye yamaze igihe kinini yararuteye umugongo dukorera kandi ndi umwe nitwa ko mfite umugabo. Ibyo ntibyaje gushira, yanyoherejeho umwicanyi mu rugo iwanjye, ari nabwo nabifashe mbigeza ku muyobozi w'umudugudu, mbwira imbogamizi nagize n'ibibazo nagize nabyo, arambwira ngo nitwihangane ngo tubireke. Bigejeje mu rugo barambwira ngo ugomba kubigeza no kuri polisi. Kuri icyo kirego cyanjye cyageze muri polisi kiriyo, nagaragaje imbogamizi nari mfite n'ingingi nirangiye kwishinganisha, babwira n'ibyo bibazo nari mfite byari byatambutse, bantegeka gufatisha uwo mwicanyi wari uje iwanjye. Umugabo naramufatishije, hari hariho umushinzwe umutekano Innocent yafatanyishije n'undi mudaso. Umugabo baramufashe bamugeza kuri polisi, mvuga ibyo yaje gukora iwanjye n'umugabo yari ahari, hari n'umugabo w'inshuti bita Evariste. Narabigaragaje ibyo byose, umugabo baramufata, ariko we yiregura avuga yuko ari umuvuzi gakondo. Yemeye kuko yoherejwe n'umugabo ngo yaraje ngo ariko ngo aravura ntabwo yica. Ikirego cyageze muri polisi kirakirwa, ndacyandikisha ndanisinganisha. Ibyo ntibyahwemye, yakomeje kumbira imbogamizi. Ubwo yagiye ngira ngo muyobore inzira zo kugira ngo twubake urugo rukomere, namugejeje mu muryango mukorera inama, ngaragaza imbogamizi zose nari mfite, harimo n'umwe mu muryango wabo. Nahamagaye inshuti, mpamagara n'ababyeyi banjye n'abaturanyi. Mu iyo nama y'umuryango yari igamije kugira ngo twongere ducururuke cyangwa se twubake urugo. Ibyo namureze byose yarabyemeye, anyemerera ko agiye guhinduka kuko mu by'ukuri, ariko ibyo yemeye muri iyo nama ntabwo yabikurikije. Si ubwa mbere byabayeho, nongeye kumujyana no mu mudugudu. Umuyobozi w'umudugudu mubwira imbogamizi mfite, harimo Evariste Simbarikure, niwe nshuti y'umuryango twagiraga. Umuyobozi w'umudugudu nawe yari ahari, yantumye nawe ndagenda ndamuhamagaza kuko nemaze kumugezaho ikirego cyanjye. Mukuri yaracyemera ko asaba imbabazi, kugeza ubwo umuyobozi w'umudugudu yamubwiye ati ibyo ukorera umugore wawe turabizi, nubwo rimwe na rimwe tuba turi kumwe, ariko niyo tutaba turi kumwe turabimenya. Yageze ubwo amuhana, ufashe gerageza kugera ku cyaha nyine bakurega. Ku cyaha imbogamizi nyinshi zatangiye kuwa gatanu ubwo yapfaga ku cyumweru. Hari umukozi nari narashatse amaze amezi 2, ubwo nari naramusabye kujyana abana muri expo, yaranyangiye. Nafashe abana mbajyana muri expo, ubwo nakinene ngiva mu rugo we yayisaza aryamana n'umukozi wanjye. Ukuri umukozi we yarabyiyemereye, anansaba imbabazi, arambwira ngo yari yamuhonze 2020, amubwira ko bazajya baryamana, nkagerayo umuhemba nawe nayamuhemba. Babimbye ari kuwa gatatu, nanga kumwirukana ko na wundi umukozi nari mfite, mwirukana kuwa gatanu. Kuwa gatanu habayeho uko ataha mu gitondo, arambwira ngo arashaka kujya mutekere. Yari nakinze akazi, ndagenda ndateka. Ubwo yabyutse yarambwiye ngo ko ari wowe utetse, umukobwa arihe ko wafunze akazi. Namusobanuriye ko umukobwa namusezereye impamvu zanjye, ariko we ntiyanyurwa, andusha uburakari. Yahise afata inzira aragenda, agaruka kuwa gatandatu mu gitondo. Ubwo kuwa gatandatu mu gitondo yageraga mu rugo, ubundi hari hashize nk'amezi 3 yose atarara mu rugo. Isaha yari ya saa 9 cyangwa se saa 10, kugeza ubwo yanakishaga. Umunsi wo ku cyumweru mu gitondo nibwo yatashye. Mukuri yaravuye mu gusambana, nkuko nabigaragaje yari yambaye imyenda ihindurije. Ndamubaza nti se uvuye hehe noneho, iyi ngeso yawe izakira uko bigenze biti? Yaranyihoreye, arambwira ngo maze kumututiriza, arambwira ngo Mukuri hari icyo nibagiye kukubwira, nabuze aho mbihera, ariko nshaka kubwira ko nashatse undi mugore. Maze kumbwira icyo kintu
narazongereye ambwira imbogamizi zose nagize zo gukunda uru rugo no kurugumamo, ku mbogamizi zose nagiye ngira umpembye umarika. Byatinze nagize agahinda kenshi, ndagenda mbyama mu cyumba cy'abana, biza kugera mu masaha yo ku manywa, hari umumama wari wambwiye yuko arembye, njya kumusura ko nta mbaraga mfite zo kujya mu kazi, numvaga mbabaye cyane muri njye. Ngeze ko umuturanyi bambwiye izindi mbogamizi nyinshi cyane. Hari ikindi kimenyetso nacyo kiri kuri polisi bambwiye, kuwa kane waho yari yakubitiwe mu kabari ubwo yapfaga undi mugabo bari kumwe basangiye bapfa indaya. Iyo ndaya yarayideturunye ngo ashaka kuyiba ari we yicyura kuko ari we bari basanzwe babonana. Abantu babisubiramo neza uko byagenze, cyane ko nanjye nari nabibajije Evariste abimbwira uko byagenze ko yakubitiwe mu kabari, nubwo yarinze yitaba Imana n'ibisebe bitarakira hakirimo indodo ku bwonko, aho bari bamukubise vide bamuziza yuko bamujijije indaya. Mu kuri izo mbogamizi nazo zarambabaje cyane, ubona ndiheba, yanesheje agaciro mu buryo bwashobokaga, yaranyandagaje kuko nagerageje kwerekana imbogamizi mu bugenzacyaha. Mu rugo iwanjye hari imiti yanywaga y'ubwandu, ariko ibyo ntibyatinze. Nyuma basabaga ko abasakuza mugerageza gutuza genda ibirego byose uko nabiganirizaga inshuti y'umuryango, yangiriye inama arambwira ngo mu gihe cyose yakomeje kumva ibibazo byanjye, aho ageze arananiwe, arambwira ngo nifate inzira ngende kuko abinsaba, ariko mbanze mbigeze mu buyobozi bw'umudugudu. Niko byagenze, nahamagaye umuyobozi w'umudugudu bukeye bwaho ngo mubwire imbogamizi mfite, ko noneho rwa rugo nshaka kuruvamo kuko n'ibimenye ibibazo bimwe na bimwe nageragezaga kugira nabimugezagaho. Umuyobozi muhamagaye telefone ntiyayifata, cyane ko nari maze iminsi n'ubundi mutesha umutwe kuri ikirego namugezagaho cy'umuntu wari waranyambuye, ntabwo telefone yanjye yayifataga. Kwa gatandatu uba ku cyumweru k'uwo munsi, maze kumva ayo magambo narabaye cyane, nigira inama yo kuva muri urwo rugo koko, avuga inti nta kiruta ubuzima reka nduvemo. Narazamutse njya mu rugo mvuge ngo njye kubasezera, babwire ko mfashe icyemezo cyo kuva muri urwo rugo nshaka kujya kwikodeshereza. Narazamutse nsangayo umusaza wanjye uyu Habimana, muri iyo minsi niho yabaga. Ndamubaza nti ninde uri hano, arambwira ngo njye njyenyine uhari. Amubwira ibibazo byanjye byo mutekerereza uko bimeze, harimo ibintu byinshi cyane nari narabahishe nanze kubabwira, kuko nabagezaga ibibazo byanjye niko nabo bagiraga agahinda ndetse nabo bakarakara. Kuri uwo mugoroba naramutekerereje uko bimeze, arambwira ngo nta kundi wabigenza, ariko turaza kumva ikibazo cyawe, ba witonze kugenda. Ntibyatinze naramanutse ngera mu rugo, ndongera dusubira mu bibazo byagize. Ndamubwira nti amaherezo reka nigendere kuko nta kindi kintu nakora, nagerageje inzira zose zishoboka, narihanganye, ariko reka musezerere wigendere ujye mu buzima bwawe ushaka kubamo. Twagize amagambo menshi tuvugana ntiyamushimisha, yaramfasha arankubita. Ubwo ubugenzacyaha nabugaragarije ibimenyetso, nari nanizwe, sinzi nimba barabivuze, nari nanizwe ntabasha no kuvuga, intoki zanjye yari yazivunaguye n'urwara rwuharuye yaruvanyemo kuko umujinya yari afite. Ibimenyetso byose narabigaragaje kuko n'amafoto muri bariyo. Ntibyakunze, nahise nongera amagara umusaza wanjye, ndamubwira noneho aranyishe. Ikintu cyose ariko yayitsaga avuga, yavugaga ko ngomba gusohoka muri urwo rugo kuko ari urugo rwe, nta kintu ngomba kugira icyo mvugamo, ngomba gukurikiza ibyo ambwira, nabyanga nkafata inzira, cyane ko yambwiraga ko iwacu atari kure, nta tike ngombwa. Mu kuri njye numvise bindenze, nagize uburakari bwinshi cyane, ndeba ikintu ari kunziza nkakibura, namwereye imbuto zose zashobokaga kugira ngo mbone amahoro, ariko ntiyayampaye. Uyu musaza wanjye amaze kugera mu rugo, bamaze kunkubita, yahise arongera aragenda, araza. Uyu musaza wanjye nawe ndamuhamagara, ndamubwira noneho aranyishe, ijosi yarivunnye no kuvuga simbishobora. Araza
ikintu namusabye namubwiye none nk'uko yifuza ko nanjye isaha zanyica maze gucika urupfu rw'inshuro nyinshi ntabwo ngomba kuguma muri ubu buzima. Yarambajije se urambona twakora iki? Kujya kwandagara ku musozi nabyo n'ikindi, kandi nanone kuguma hano nabwo arakwica. Sinamushuje namubwiye kuko azanyica nk'uko nawe abimbwira ko maze gucika urupfu rwinshi cyane ko ibi byinshi yanabikoraga yamaze gutaha nijoro yasinze. Namubwiye nti nk'uko ashaka nanjye kunyica nawe yaba yanapfaga bikavaho, nanjye nk'aho ashaka kunshyira nanjye akabona ko ari habi. Ukuri njye narabimusabye ndamubwira inyuma uko tutamushobora twakagombye natwe kubyikorera. Nk'uko nemeye icyaha ngenda bigejeje kuri musaza wanjye, nari mfite umubabaro mwinshi cyane n'agahinda. Nakuriye ibintu byose nagiye mpura nabyo kubyihanganira birananira. Ndangije nta kindi kintu nakoze, namubwiye icyo washobora cyose cyaboneka kugira ngo mbone amahoro. Byarabaye arambwira ngo uriya nanjye namwishoborera kuko n'ubundi igihe wahangayitse cyo gusa ni kinini. Ukuri yarambwiye ngo reka ngende ngiye gukoresha imbaraga zose zishoboye, ninza turabipanga. Anyemerera koko aza kuza izo saha zarageze nk'uko yari yambwiye, arambipa ndamukingurira araza koko gukora icyo cyaha. Kuko nabyemeye nari mfite intege nke mu mutima, nari mfite umubabaro mwinshi, nagize intege nke z'umubiri, ngo mu cyaha bw'agahinda nari mfite n'umubabaro. Nyakubahwa perezida w'urukiko, ni ubwa mbere uwo mutima wanjemo, ariko wanjemo bitewe nanjye n'imbogamizi nakomeje kugira, nuko nawe yagambiriye kujya nyica. Icyo cyaha cy'uko cyagaragaye ni njyewe wabyivugiye, ndababwira iki cyaha ni njye wagikoze, nagifatanyije na musaza wanjye kuko yaraje ubwo yari yasinze aryamye koko kuko twabigambiriye tubishyira mu bikorwa. Sinatinze kwicuza kuko nabikoreshejwe n'uburakari n'umubabaro. Ubwo nageraga mu bugenzacyaha nahise mbutakambira gusaba imbabazi ku byabaye no ku cyaha naguyemo. Naberetse imbogamizi zose zishoboka, barambwira ngo nta kundi wadufasha ibyo mu bugenzacyaha nyine yumva wabisobanurira hanze ijambo bawe bisobanura. Nsoza nasojeje nsaba imbabazi ku byaha naguyemo, nisaba ubugenzacyaha, nisaba ubushinjacyaha. Na n'ubu ndacyashimangira gusaba imbabazi n'abanyarwanda muri rusange nahemukiye, ndetse n'umuryango nahemukiye nawe ndacyagusaba imbabazi. Murakoze. umwirondoro wa mwene wanjye kuko nanjye nemera icyaha. Njye ntabwo mvuga amagambo menshi kuko amagambo yayavuze menshi, kuko twapanze umugambi nk'uko yabivuze. Yewe gusa nawe yaraje ibyo byose yambwiye, yarabimbwiye, nanjye ndarakara numva ngize gukunda cyane umuvandimwe kuruta uko nakunda yakwigendera. Twapanze kuko kuri izo tariki ntabwo ari ukuvuga ngo ndavuga byinshi cyangwa iki, nubwo numvisha ari byo ushaka ubwo bwagiye buvuga atari nabyo byinshi, ariko twebwe turavuga ko byagenze. Yarabimbwiye koko nk'uko byose yabimbwiye. Twapanze kuri ya saha ndamanuka njye nawe, uyu nguyu niyo yari anahari kuko uyu nguyu we kari njyewe we waramuhamagaye, ntabwo we yaranabizi. Ndapanga ibyanjye n'uyu nguyu gusa. Ubwo twagiye nijoro koko ndamupipa, uyu nguyu adahari ataranaza aranyingurira. Nzatuvuganira hanze, ese arasinziriye? Arambwira turasinziriye. Nako byari kugera kuko n'uyu nguyu nawe yambwiraga ko amubangamiye cyane. Njye naguye muri icyo cyaha kubera umuvandimwe wanjye niwe utumye tubujyamo, nako byari kugera. Nanjye ubwo bashize igihe uriya mugabo we namuhamagara ngo se uyu nguyu ko ambwira ibibazo, mbe namuganiriza se ambwire ikibazo cye
cy'uyu nguyu yifatira umwanzuro cyangwa icyo twakora. Irampamagara telefone yanjye akayihorera. Twagize igihe cy'imyaka hafi 2 adafata telefone yanjye. Naramushaka, namushaka, namusanga tuganire, ahubwo agahita agenda. Ahubwo ntiyamenye ko namuhamagaye, akagenda agatukuye ngo akaramuhohotera. Ubwo nibyatinze nyine twarayipanze, ndagenda nanjye mfite umujinya mwinshi, ndi kuri narengera uyu nguyu nyine ndamanukana mu biparanye ngo ninjira no mu gipangu uko byagenze. Uyu ni yaranahari, yari yaragiye mu ruhengeri uko ariko telefone yaramuvuye ko ibintu bimeze gusa ariko atazi uko zimeze. None ubwo mu gihe akivuga ngo ngiraje mu bipangu ari kuvuga ngo turaza kuhahurira, uyu ntago twahahuriye. Ahubwo nyine ninjiye mu uyu nguyu asanga byanarangiye, ibyo bintu byose byanarangiye. Icyo uyu nguyu yakoze, we yateruye wa mugani we umuntu yari yapfuye. Uyu yemera ko yatwaye imodoka byo, ariko umuntu nanjye n'umujinya mwinshi ngewe bamuteye icyuma arapfa. Ndabyemera nyakubahwa perezida w'urukiko aba bisabira imbabazi ko ari ngewe banamwishe. Murakoze nyakubahwa perezida w'urukiko. Amahirese. Murakoze nyakubahwa perezidante nanjye ku bacamanza. By'ukuri koko uko bagenzi banjye bakomeje babivuga, urupfu rwa nyakwigendera Ndahimana Karisiti, umushinjacyaha andega gufatanya icyaha ku bushake, numvaga atari cyo cyaha njye yakakwiye kundega, kuko umugambi bagiye kugira kwica Ndahimana Karisiti. Mu by'ukuri ntabwo nigeze ngira umugambi wo kwica Ndahimana Karisiti, ahubwo naburana ubwinjiracyaha. Nyakubahwa perezida w'urukiko, nyakubahwa abacamanza, nk'uko babivuze haruguru, amakimbirane n'ibyo yarabaye. Mushiki wanjye akagira amakimbirane n'umugabo we, hato na hato hazamo ubwicanyi, hazamo kutumvikana mu rugo, amakuru tukajya tuyumva ariko tukumva ko ari ibintu bisanzwe. Rimwe baza no kujya mu buyobozi bw'umudugudu yewe na Mutsinzi, abagira inama y'ukuntu bagira babona batushaka kumvikana bagabo bakora divorce. Ayo makuru rero yose kuva kwa Ndahimana Karisiti bya mu rugo na ahantu hafi, kuko yagiraga ikibazo niko yazamukaga akarasanga uyu mukuru wanjye Habimana bakabiganiraho. Ubwo baje kugira igihe bapanga ibyabo, urumva bafashe umugambi wabo barabigira. Nyuma yaho baza kumbwira ngiye urakazi ka taxi vati, nari nagiye mu ntara Gisenyi. Habimana aza kumamagara ambwira ko mushiki wanjye amerewe nabi, umugabo ashaka kumwica, ndetse ngo yamushakiye n'abantu bo kumwica rwose, ngo yabura gato nawe tuzasituka yagize yamwirengeje. Ndavuga ati wowe nta kindi kintu wakora nk'umukuru wacu, we wareba uburyo wamugira inama yo kuntu bakora divorce cyangwa se bakajya mu buyobozi bakabivuga bagatandukana amahoro. Ntabwo rero byaje kugira nakomeje kuza, nahageze nko mu saa 3:30 ubwo nageze hano aho bita kuri Fast Call, niho naparikaga imodoka, ahasanze y'umupira wa Man U na Chelsea, niho twari nahise ndeba. Bigeze nko mu masaa 5 gutyo n'igice, nibwo uyu muhungu mukuru wanjye Habimana yaje kumamagara. Ntabwo ngende njya mbivuga bike kugira ngo byihute umugere no ku cyaha nyirizina. Ariyo mpamvu mburana ko nyakubahwa perezida w'urukiko ngewe nagize umugambi wo kwica nyakwigendera Ndahimana Karisiti, ahubwo nanjye banyujije mu cyaha. Ndazamuka akimamagara mbira ko mushiki wanjye amerewe nabi, ngo ashaka kwicwa, ngo umugabo yamukubise, ati watabara ukahagera. Nibwo nanjye naje kwihuta koko ndahagera, ngera mu gipangu, turebye usanga nta kibazo gihari. Ndabaza se mumamagara yitwa nta kibazo, ati twebwe twagira ngo wa muntu wari umaze iminsi ashaka kwica mushiki wacu twafashe umugambi ngo turamwica. Ese mwamwica ko nsanga uyu mukuru wanjye afite cyuma kiriho n'amaraso, nanjye bintera ubwoba. Nuko ndavuga ati ngewe ibintu ntabwo ibintu byanyu nagiyemo nabyinjiramo.
barambwira ati we nta kintu tugusaba tuzakuvuga wowe icyo tugusaba ni ukuduterura ahubwo nuko nabonye umushinjacyaha yavuze ngo nafashe amaboko nyakubahwa perezidante yewe nateruye amaboko yahise ambwira ati wowe duterurire umuntu mushyire mu modoka uyidutwarire hano iparitse sinayishobora ugende uyitujugunye gusa nta muntu uzakuvuga ariko numvishe ari ahantu bashishije ko nyakubahwa perezidante ngo nafashe amaboko kandi yewe nateruye amaboko nuko ibyo byaje kurangira turaza imodoka tuyishyiraho tumaze kuyishyiraho yewe naje gutaha nk'uko yabivuze ngera mu rugo urumva mu rukerera nagezeyo kubera kuva mu kazi hari n'ibindi atavuze rwose byinshi nagiye ngaragaza urukiko ngaragaza ubutabera mu ruhare rwanjye nagiye ngira ariko icyo twemera ni uko icyaha impamvu navuga ngo turacyemera icyaha nanjye ndacyemera ko mu rupfu rwa Ndahimana Kalisiti narubonyeho ariko nigeze mfatanya n'aba bantu kugambira umugambi wo kwica Ndahimana Kalisiti nuko baje rero kubifata nanjye mbemerera ko nabigenjeje bemerera uruhare rwanjye yewe ntabwo mvuga byinshi ndemera gufatanya kwinjira icyaha kubwinjira icyaha mu bwicanyi ubwo babikoze ariko nyakubahwa perezida w'urukiko yewe ku giti cyanjye ndabisaba imbabazi abanyarwanda ko ntatanze amakuru ku gihe kandi nihutiye kuvugisha ukuri mu gihe byari bibaye ndasaba imbabazi ba muryango wa nyakwigendera ari bo banyakwigendera Imana Kalisiti nyakubahwa perezidante by'ukuri iki cyaha cyarakozwe ari nayo mpamvu tugisabira imbabazi mu buryo tuvuye mu kwezi kumwe n'ubwiyunge twumvaga binashobotse kuko icyaha bagenzi banjye bakoze banakwiye no kuzabuzwa n'umuryango wa nyakwigendera kugira ngo nabashe gusaba imbabazi kuko twagiye kuhemukira mu buryo bugaragara nyakubahwa perezidante ndumva tutagiye mu mvugo nyinshi amakimbirane yarabaye ibibazo biravuka ariko ntabwo bagombaga gufata umusingi wo kuba bakwica nyakwigendera Ndahimana Kalisiti hagombaga gukoreshwa ubundi buryo bw'amategeko uburyo bwagombaga kuduha bagatandukana ku mahoro turabisaba imbabazi abanyarwanda turabisaba imbabazi rwose umuryango we kandi tugasaba imbabazi n'inteko y'iburanisha nyakubahwa perezidante ko habonetse n'ibihano biteganywa wenda n'amategeko ko iki cyaha aribwo bwa mbere kibaye muri uyu muryango cyangwa se gikozwe n'aba bantu cyangwa se natwe muri rusange haboneka insubikabihano ku cyaha cyakozwe kandi nyakubahwa perezida w'urukiko nzi ko bitazongera ukundi tumaze kubabarirwa ndetse turasaba n'Imana imbabazi yo mu ijuru kugira ngo nayo bazabashe kutubabarira murakoze murakoze madame la présidente kuba mumpaye ijambo muri uru rubanza murakoze madame la présidente kuba mumpaye ijambo muri uru rubanza mu by'ukuri ntabwo mvuga byinshi abaregwa babisobanuye bemeye icyaha ndetse bagisabira imbabazi nyakubahwa perezidante bagisabye abanyarwanda bose muri rusange kuko icyaha gikorerwa sosiyete ntabwo gikorerwa gusa victime wagikorewe murebye nyakubahwa perezidante Mukamazimaka Shanita kuva gifatwa yemeye icyaha nta gahato asobanura uko cyagenze ndetse agisabira n'imbabazi ageze mu bushinjacyaha yabigenje uko ndetse ageze n'imbere y'umucamanza mu ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo nabwo agisabira imbabazi n'abasaza be nuko kuva bagifatwa baremeye basobanura uko icyaha cyakozwe baratakamba basaba n'imbabazi nyakubahwa perezidante nkuko tubizi intego y'igihano no kugira ngo umuntu nyakubahwa perezidante yihane yumve icyo yakoze yuko ari icyaha gihanwa n'amategeko kandi ashobore kubyicuza bivuye ku mutima kuba bigaragara nyakubahwa perezidante ko mu by'ukuri
icyaha bakicujije ndetse bakemera kukirega nyakubahwa Presidente no kuvugisha ukuri imbere y'inzego zose, yaba y'ubugenzacyaha, y'ubushinjacyaha ndetse n'imbere y'urukiko imbere yanyu. Turasanga zaba ari impamvu nyakubahwa Presidente mu gihe mwaba mwiherereye mwazashingiraho mubagabanyiriza ibihano. Indi mpamvu nyakubahwa Presidente, aba bose baregwa bari imbere yanyu nyakubahwa Presidente bafite ingo, bafite n'abana bakiri bato barebereraga. Tukaba dusanga mu gihe mwaba mubahaye ibihano bigabanyijwe nyakubahwa Presidente, mwaba murengeye na za nyungu z'abana kugira ngo batazandagara bakajya mu muhanda, kuko ejo n'ejo bundi bazagira icyo bimarira, bakagira n'icyo bimarira sosiyete nyarwanda muri rusange. Intego y'igihano rero nyakubahwa Presidente, ntacyo byaba bimaze mu gihe ukurikiranyweho icyaha adashobora kugabanyirizwa ibihano, kuko ntiyaba ahawe amahirwe yo kwisubiraho no kugira ngo agaruke muri sosiyete, agira icyo ayimarira ndetse n'icyo amarira umuryango we nawe ubwe ku giti cye. Muri make rero twasabaga ko kwemera icyaha kwabo kwakwakirwa nyakubahwa, bakazagabanyirizwa ibihano, hanyuma nkaza kugira icyo mvuga nsoza ku bijyanye n'ikirego cy'ubushinjacyaha. Nongeye guhabwa ijambo. Murakoze. Icyo uvuga kubera ko abaregwa bemera icyaha, ariko kurikije imyiregure ya Mukamazimpaka yagaragaje ko yagize uruhare mu rupfu rw'umugabo we abitewe n'amakimbirane yabaga muri urwo rugo. Icyemezo yafashe cyo kwishisha umugabo kikaba icyemezo kigayitse, n'abaturage bari aha ndumva ntawa kurikiza inzira ye. Amategeko arahari y'abantu batabanye neza, ubuyobozi burahari n'inkiko zirahari, barabigana bakabatandukanya, ariko bagatandukana ari bazima. Na kera narindi iyo urugo rwakundaniraga umugore hatarazaho n'iby'amategeko, umugore yarahukanaga akagenda akabanza agatuza, bakazongera bakazabyigaho, bakaba basubirana cyangwa bakanabireka, ariko nta wambuye undi ubuzima. Mukamazimpaka yemeye icyaha na Habimana, ndumva ntari bugarukeho cyane. Uwo ngarukaho ni Kamayiresi washatse kugaragariza urukiko ko yahageze ibintu byarangiye ntacyo yari abiziho. Arabeshya cyane. Muzarebe inyandiko mvugo twakoranye, ibintu yansobanuriye yaranabisinyiye. Yasobanuye ko bose binjiriye rimwe bagatambuka nta wicaye muri saro baboneza mu cyumba. Agasobanura umushiki yafashe amaguru nawe agafata amaboko kugira ngo umukuru babone uko atera icyuma. Ibyo bintu yarabisinyiye, birahari, muzabisuzume muzabiha agaciro. Tukaba rero dusaba urukiko kuzabahana rushingiye ku ngingo y'107 itegeko rihana ibyaha mu Rwanda,
buri wese akazahanishwa gufungwa burundu. Hanyuma hari imodoka ya nyakwigendera yafatiriwe iri mu bugenzacyaha iriho gupfa ubusa, twasaba ko nayo mwazayiragiza abantu bafite abo bana kugira ngo babe bayikoresha yenda babe bakuramo n'ibyo kubatunga. Murakoze. abafitanye isano na nyakwigendera harimo ababyeyi n'abavandimwe n'abana baregeye indishyi muri uru rubanza, twagira ngo Maître Ariete asobanure indishyi muri make kuko ibindi yabishyize mu myanzuro. Murakoze nyakubahwa Presidente w'iri buranisha kuduha umwanya abaregera indishyi. Wo mu muryango wa Ndahimana Callixte ariwe nyakwigendera muri uru rubanza abaregwa indishyi bishe. Nyakubahwa Presidente w'iburanisha twagira ngo mutwemerere twishingikirije ingingo y'107 ya Code de Procedure Penale ya 2019 tugire icyo dukomozaho gato ku bijyanye n'imyiregurire y'abaregwa, hanyuma duhite twinjira mu ndishyi ntabwo dutinda. Turashaka kugaragariza urukiko ko aba bisobanuye imbere y'urukiko, aba Mukamazimpaka Shanita niwe duhereyeho nk'uwabanjije kwisobanura. Mu by'ukuri imvugo ze nta kuri na guto kurimo, nubwo abeshya ko yemera icyaha. Iyo umuntu yemera icyaha ntibihagije kuvuga ngo ndemera icyaha, usobanura n'imikorere yacyo. Kandi nimuhuza imvugo ze guhera mu bugenzacyaha ukajya mu bushinjacyaha abazwa, ndetse no kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo, ibavugiye imbere y'urukiko ibyinshi n'ibishyashya bigamije guharabika nyakwigendera Ndahimana Callixte. Umuntu uri bwongere gukoma amashyi barabona ibihano bimukwiriye. Nyakubahwa Presidente twavugaga ko ibyo avugiye imbere y'urukiko uyu munsi ndetse n'imbere y'iyi mbaga y'abaturage batwumva ni ibigamije guharabika gusa uwari umugabo we Ndagijimana Callixte, agira ngo ase n'uwereka urukiko icyamuteye gukora icyaha, nubwo ibyo bitaba impamvu. Rero mu magambo make kuri we ntiyemeye icyaha na gato ku buryo budashidikanywaho, kuko kubivuga gusa ntibihagije, ahubwo ugomba no gusobanura imikorere yacyo, inzira uko yatangiye n'uko yaherutse, ukasoza cyangwa ukagera kuri uwo mugambi w'icyaha. Ibyo rero nta byigeze birangwa kuri uyu Shanita. Hanyuma basaza be nabo biregura. Uyu wabanje Habimana nawe ntabwo yemeye icyaha uburyo budashidikanywaho. Turabishingira ko yashatse gukuramo cyangwa kugaragaza ko uyu Kamayiresi atigeze aba muri uyu mugambi wo kwica Ndahimana Callixte. Kandi mu mvugo zabo zibanza bagenda bagaragaza uko inama zagendaga zikorwa mu bihe bitandukanye, kugera naho kuri 16
z'ukwezi kwa munani aribwo bafashe umwanzuro kandi bose babaga bari kumwe yo kurangiza cyangwa kugera kuri uyu mugambi wo kwica Ndahimana Callixte. Izo nama zose zigakorerwa kwa mama wabo ubabyara bose, kwa mama wabo ubabyara bose. Izo nama niho zakorerwaga umunsi ku wundi witwa Yankurije Marceline. Ariko ahangaha Habimana yashatse kugaragaza ko Kamayiresi uwo mugambi atawubagamo. Aho niho dushingira ko kwemera icyaha kwe nta shingiro kwahabwa n'urukiko. Kamayiresi nawe mu kwiregura kwe yagaragarije urukiko ko uwo mugambi ntahahuze, uwo mugambi atigeze ahura nawo ahubwo bamuhamagaye ngo azatware umurambo bamwinginga kuko ari buzi gutwara imodoka ngo awubagereze aho bashakaga guhishira ibimenyetso. Ariko yiyibagiza ko mwibazwa ry'ibanze haba mu bugenzacyaha ndetse no mu bushinjacyaha ubwe yivugiye cyangwa yiyemereye ko yafatanyije n'abavandimwe be bagatangirana igikorwa bagasozanya igikorwa ku buryo nta na hamwe yacikira ibyo yavuze. Kuba rero kandi na mbere yavuze ngo yemera icyaha, ese ko yasomewe icyaha ko ari ukwica Callixte si ubwa mbere abivugiye imbere y'urukiko no na mbere rusubikwa icyo yarakibajijwe aracyemera. Yemeye iki uyu munsi nibwo aje guhindura noneho ko atemera ko yishe ku bushake Ndahimana Callixte? Ibi ni ibigaragaza nyakubahwa Presidente w'iburanisha amacenga y'abaregwa n'ubundi bagiye babigambirira na mbere kose, ariko bashyirwa babigezweho cyane banafashijwe nanone n'umubyeyi wabo, banafashijwe n'uyu mubyeyi wabo Yankurije Marceline. Gusa twari twasabye urukiko ko hakwifashishwa ingingo ya 126 igihe twatangaga iki kirego. Itegeko ryari ririho ya Code de Procedure Penale ya 2013, ariko ubu yahuzwa n'106 iri tegeko rishyashya, kuko twe twasabaga ko n'uyu Yankurije Marceline uko yabaye icyitso cyabo yarabimenye amakuru ajya icyaha kijya kuba yarabizi, kinakorwa yarabizi, kinarangije gukorwa arabimenya. Ibyo byose nubwo atagiye kwa Ndahimana nawe gufata icyuma ngo atere mu ijosi uyu Ndahimana, ariko amakuru yose yarayafite kuko niho inama zaremerwaga kandi n'aba bahungu be niho babaga, niho umugambi wose wacuriwe. Kuba rero uyu nguyu Yankurije Marceline rwose adafatanyije n'aba bana be kuryozwa ubu bwicanyi bwakorewe Ndahimana, umuryango wa Ndahimana kumva yakagombye kuryozwa nawe iki cyaha, ariko n'ubundi inzira z'amategeko ziracyahari, turakomeza kumukurikirana no kubigeza ku nzego zibishinzwe. Ariko n'izi ngingo nyakubahwa Presidente mwazazirebaho mu gihe mwazaba muri gufata icyemezo kuri uru rubanza. Reka rero mwemerere nyakubahwa Presidente ninjire mu kirego cy'indishyi. Mukuri uyu muryango wa Ndahimana Callixte urababaye cyane, wabuze umuhungu wabo wari unafite akazi gafatika, wari wishoboye, wari wafashaga umuryango kuko niwe mwana mu bakuru wari ufite akazi keza. Rero basabye indishyi nk'uko mubona mu myanzuro yacu. Baregera indishyi ni abantu bagera ku 9, harimo ababyeyi ba nyakwigendera papa we na mama we, harimo abo bavukana
kuko nabo yabagiriraga akamaro ndetse kanini yari abatunze nk'umuntu wafatikaga mu muryango. Harimo by'umwihariko n'abana ba nyakwigendera babuze papa wabo, yishwe na mama wabo ndetse yishwe na ba nyirarume. Bafite agahinda rero ndetse gakomeye. Twatse indishyi zitandukanye, sindabijyamo cyane kuko mu mwanzuro zirimo. Twatse indishyi zibangamira ubukungu cyane ku bana ba nyakwigendera, kuko niwe wabafashaga, ko niwe wari ufite akazi, niwe winjizaga mu rugo, niwe rero wabahirihiriraga amashuri ndetse agakora n'ibindi bijyanye no guteza imbere urugo n'imitungo yose hari, niwe wayishakaga cyane ko ariwe wari ufite akazi mu kigo cyigenga cya Rio Contractors. Twasabye indishyi dushingiye ku mushahara yahembwaga yatahanaga mu rugo ungana n'ibihumbi 381. Umushahara yahembwaga yatahanaga mu rugo ungana n'ibihumbi 381 n'amafaranga 828 muri Rio Contractors. Hanyuma rero abana basabiwe indishyi mbonezabukungu kuko nibo baba bababaye cyane, ubwo n'ababyeyi bababaye ariko nibo bagerwaho n'ingaruka zikomeye. Hanyuma rero ababyeyi nabo basabirwa indishyi z'akababaro ndetse n'abavandimwe be, ndetse dusaba urukiko ko nanone hari andi mafaranga yagiye yakoreshejwe mu gushyingura nyakwigendera Ndahimana Callixte. Ayo yose rero yabazwa aba baregwa kuko nibo bamwishe, bagatuma ibyo byose bigenda. Byinshi rero nk'uko nabivuze haruguru bikubiye mu mwanzuro, gusa indishyi zose hamwe tuziteranyije zingana na miliyoni 54 n'amafaranga 824 n'amafaranga 756. Gusa nyakubahwa Presidente wiburanisha kongera kubwira urukiko ko hari amafaranga yafatiriwe, ubushinjacyaha bwavuze imodoka, ariko hari amafaranga ari muri dosiye yafatiriwe miliyoni 1,900,000 yafatiriwe ari muri dosiye, ko nanone ayo mafaranga yahabwa abafite abana kugira ngo ubuzima bukomeze kugenda, bakomeze kwishyurirwa amashuri ndetse n'ibindi nkenerwa by'abana bisanzwe mu buzima. Nyakubahwa Presidente wiburanisha numva twahinira aha tukaza kongera gufata umwanya bamaze kwiregura ku ndishyi kuko imyanzuro yageze muri systeme cye. Indishyi ndegwa n'umva zitakwemerwa. Impamvu ya mbere mfite umwunganizi wanjye kugira ngo abe ari unyunganira bityo nayo bakoze gupfa Presidente izo indishyi ndegwa nanjye nta gaciro tukaziha, ariko turaha umwunganizi wacu adufashe muri rusange. Nyakubahwa Presidente murakoze, munyemereye gato wenda nakwinjira gato ku byo umushinjacyaha yakosinze avuga ngo nta ruhare naba naragize. Namusabye ko umwemereye ko ibyo avuga nageze aho nyakwigendera yari ari, kandi nanjye nari impara, kandi akaba nanjye naragize uruhare rwo kumuterura. Numvaga rero ko ubwiregure bwanjye n'ubwemeracyaha byazahabwa agaciro kuko nigeze mpakana budasubirwaho ko nabuziho kandi nabonyeho. Nyakubahwa Presidente ku cyerekeye indishyi zo kwakira umwunganizi akagira wenda icyo atwunganiraho ibyerekeye n'indishyi.
murakoze nyakubahwa Presidente, nongeye kubashimira kumpa ijambo. Icyo tuvuga kuri izi ndishyi nyakubahwa Presidente, icya mbere ni inzitizi ijyanye n'ikirego cy'indishyi nyakubahwa Presidente. Dushingiye ku ngingo ya 3 y'itegeko rigenga imiburanirishirize y'imanza mbonezamubano, iz'ubucuruzi, iz'umurimo n'ubutegetsi nyakubahwa Perezida, dusanga iki kirego kitakwakira kubera iyi ngingo ya 3 iteganya ko nyakubahwa Perezida ikirego cyakirwa mu rukiko iyo urega afite ububasha, inyungu n'ubushobozi byo kurega mu rubanza. Biratangaje kubona mugenzi wanjye yarakoze ikirego cy'indishyi akaba nyakubahwa Perezida nta kimenyetso na kimwe yashyikirije urukiko nk'uko mubibona muri systeme, nta n'amategeko nyakubahwa Perezida yashingiyeho. Ni ibintu bitangaje cyane. Tugasanga iki kirego kitakwakirwa kubera ko mu bantu 9 nyakubahwa Presidente avuga ko yaregeye harimo abana ba nyakwigendera na Mukazimazimpaka Shanita bakiri bato batarakwiza imyaka y'ubukure. Mu rwego rw'amategeko bivuze ko badafite ububasha nyakubahwa Perezida bwo kurega muri uru rukiko. Tugasanga rero ikirego kisunze ubushinjacyaha cy'indishyi kidashobora kwakirwa, ndetse n'abandi yaregeye nyakubahwa Presidente nta garama yabatangiye, nta n'ikimenyetso kigaragaza ko bafitanye isano na nyakwigendera. Tugasanga rero iki kirego kitakwakirwa muri uru rukiko. Ikindi nuko dushingiye ku ngingo ya 12 y'itegeko twavuze, ni itegeko nimero 22/2018 ryo kuwa 29 ukwezi kwa 4 2018 rishyiraho nyakubahwa Perezida imiburanishirize rigenga imiburanishirize y'imanza mbonezamubano, iz'ubucuruzi, umurimo n'ubutegetsi, bivuga ko urega agomba gutanga ibimenyetso by'ibyaregera. Ntabwo twanze ko kuregera indishyi bibaho mu manza, ariko yo bitajyanye n'amategeko nyakubahwa Presidente, urukiko ntabwo ruca urubanza rushingiye ku marangamutima ayo ari yo yose, cyangwa ngo ruce urubanza nta bimenyetso rwashikirijwe cyangwa nta mategeko rwagaragarijwe. Iyo rero yari inzitizi nasabaga ko mbere yo gusuzuma ikirego cy'urega rwazabisuzuma rukabihuza n'amategeko twagaragaje, rukemeza ko iki kirego kitakwakira. Hanyuma tugiye nyakubahwa Presidente, iyi ni inzitizi ndemyagihugu, ntabwo urukiko rushobora guca urubanza rutabanje kuyisuzuma. Ariko nanone twagira icyo tuvuga ku bijyanye no mu mizi y'ibyo mugenzi wanjye yaregeye arega ikirego cy'indishyi. Araregera nyakubahwa abana turasanga nubwo twabigaragaje, kabone nubwo itegeko ryemera yuko bashobora guhagararirwa, ariko mugenzi wanjye mu gutanga ikirego ntagaragara ko banahagarariwe, ntagaragaza ko bahagarariwe muri uru rubanza, ndetse n'abo yita ko baba bahagarariwe nta cyemezo na kimwe agaragaza ko kibaha ububasha bwo guhagararira bariya bana. Izo ni inenge dusanga mu kirego cy'indishyi zituma iki kirego kidashobora kwemerwa habe na gato. Ikindi nyakubahwa Presidente w'iruburanisha kongera kudusubiza umwanya kugira ngo tugire icyo tuvuga ku kwiregura ku ndishyi kw'abaregwa. Turahera ku cyo metere agaragaje, metere wunganira abaregwa, avuga ko nta nyungu abarega bafite muri uru rubanza rw'indishyi,
ariko nyakubahwa perezida w'iburanisha aba barega baregera indishyi bafite inyungu ndetse nyinshi kuko nk'uko twabisobanuye ni ababyeyi ba nyakwigendera yari abatunze, ni abana ba nyakwigendera yari abatunze ndetse n'abavandimwe be bavukanaga yarabafashaga. Uretse n'ibyo bararegera indishyi z'akababaro, barababaye babuze umuvandimwe wabo. fashe gato ndumva yapreshije kurebana n'abari abana naho ndahageze kurebana n'ububasha n'ubumenyi. Naho ndahagera. Icyo nagira ngo nsobanurire urukiko nuko atavuga ko nta nyungu kandi barabuze umuvandimwe wabo. Kuregera indishyi z'akababaro ni uburenganzira bwabo. Indishyi ntabwo nzi icyo bitayeho kugira ngo bageze ku mubare, no mu byo byitwa ko bindiho harimo ibiri muri banke nanjye ubwanjye ndi gushaka uburyo ki byishyurwa. Amafaranga baciye ndumva nta bushobozi bwayo bwabonekamo. Kubw'iyo mpamvu nkaba nifuza ko byasuzumwa neza. Murakoze. murakoze perezida w'urukiko rwo kuduha akandi kanya ka nyuma. Turashimye ko mwakiriye ubwiregure bwacu ko twemeye icyaha kandi dusaba imbabazi. Ubwo gato ngaho muzarebana ubu bushishozi mutubabarire. Murakoze perezida w'urukiko. Murakoze perezida w'urukiko. Nanjye nta kindi cyinshi mvuga kuko twasigaye icyaha dusaba imbabazi, turasaba imbabazi rwose ibyaha twakoze kugira ngo kandi tubisabira mu ruhame abanyarwanda muri rusange, dusaba n'umuryango ndetse abanyakwigendera imbabazi, dusaba n'inteko y'iburanisha ko nayo yaduha imbabazi, ubushishozi bukazakorwa, yabaho bukazaduha n'isubika bihano bibaye ngombwa ibyaha dukurikiranyweho kwa perezidansi w'urukiko. Murakoze. Baramishyirizwe hano.
The Zoom TV 24 iyi niyo channel ya mbere ya YouTube mu kugeza amakuru adasanzwe y'imyidagaduro, amakuru ya politike, amakuru y'ubuzima, inkuru z'urukundo ndetse n'amabanga y'abakuze, urwenya na byenda gusetsa. Nawe utarakanda subscribe, kanda ko kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.